komeza ugire impagarike n'ubugingo wowe inshuti y'iyicano yitwa Umutako TV. Turagukunda cyane. Itsinda ry'abanyamakuru b'iyicano rirakwifuriza gukomeza kugira ubuzima buzira umuze wirinda icyorezo cya COVID-19. Ibuka gukaraba mu ntoki n'isabune ndetse n'amazi meza, ndetse wibuke no kuguma mu rugo kugira ngo wirinde icyo cyorezo cya COVID-19 nk'uko ababishinzwe babidusaba. Ikindi nanone tutakwirengagiza, iki cyorezo cya COVID-19 ntikikwibagize yuko hari abawe bazize uko bavutse muri Mata 1994. Ibuka wiyubaka, wibuke basaza bawe, ibuka bashiki bawe, ibuka barumuna bawe, ibuka inshuti zawe, ibuka umuryango wawe, ibuka ababyeyi bawe, ndetse wibuke n'umuryango nyamwinshi w'Abanyarwanda bazize uko bavutse muri iyo jenoside yakorewe Abatutsi. Muvandimwe rero, tugiye kugezaho ikiganiro ahanini kireba abakobwa bifuza kugira ubwiza. Niba uri umukobwa ukaba ushaka ubwiza, dore icyo wakoresha kugira ngo ubone ubwo bwiza wifuza. Muri iki gihe abantu benshi cyane cyane ab'igitsina gore usanga bahangayikishijwe bashaka ubwiza bwabo bwo ku ruhu, nko mu maso ndetse n'ubwiza bw'umusatsi. Kandi burya bajya bavuga ngo ubwiza bw'umugore buhera ku musatsi. Ibi rero kugira ngo babigereho bakoresha inzira nyinshi, ndetse hari n'abo bidahira, aho kugira uruhu rumere neza, ahubwo rugahindana, bityo n'isura ikangirika. Hakoreshwa amavuta menshi mu gushaka ubwiza, ariko nayo agira ingaruka nyinshi ku mubiri. Ikindi kandi ushobora kubona uruhu rwawe rumeze nabi ukibwira ko ikibazo kiri inyuma, nyamara ikibazo kirimo imbere mu mubiri. Ese wakoresha iki cyizewe? Iyo nta yindi ni vitamine E. Iyi niyo tugiye kugarukaho muri iyi nkuru yacu y'uyu munsi. Dore ibintu 5 bitangaje kuri vitamine E mu kugira uruhu rwiza ndetse n'umusatsi mwiza, nk'uko tubikesha urubuga rwandika ku buzima rwitwa Health Strips. Mu nkuru bahaye umutwe ugira uti Amazing benefits of vitamin A capsule for skin and hair that every girl should know. Cyangwa dore ibintu 5 bitangaje kuri vitamine E mu kugira uruhu rwiza ndetse n'umusatsi mwiza. Icyambere, irinde uruhu gusaza rugasa neza ndetse rukabobera. Vitamine E ifasha umubiri gukora intungamubiri zo mu bwoko bwa poroteyine bita collagen. Iyi rero ikaba ifasha uruhu kurambuka neza, bigatuma rudakanyarara, bityo ntugire imikanya vuba, ari nacyo kimenyetso cyo gusaza. Niba rero ushaka kwirinda ko ugira imikanyari, koresha vitamine E. Icya kabiri, ikuraho inkovu ku mubiri ndetse no mu maso. Hari abantu usanga bafite inkovu cyane cyane batewe n'ibiheri byo mu maso, ugasanga nko mu maso ni inkovu gusa. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo ufashe iyi vitamine E ukayivanga n'amavuta ya oliva, byibuze ukajya ubyisiga rimwe mu munsi, bituma za nkovu zikira zigashyiraho neza zigasibangana. Icya gatatu, vitamine E ituma umusatsi umera ndetse ugakura neza. Iyi vitamine E ifasha gusana imizi y'umusatsi, cyangwa se hair follicles mu ndimi z'amahanga. Ibi bigatuma umusatsi ukora neza ndetse ntupfuke. Niba rero ushaka kugira umusatsi mwiza kandi ukanawurinda gupfuka, jya ufata vitamine E uvange n'andi mavuta usiga mu musatsi wawe. Ibi bizatuma ugira umusatsi mwiza. Icya kane, iyi vitamine E irinda kumera imvi imburagihe. Iyi vitamine E ifite ibyo bita antioxidants bifasha igice runaka cy'umubiri kudahinduka ibara, bityo rero bigatuma umuntu atazana imvi imburagihe. Icya gatanu, ikura imyanda mu mubiri ndetse no mu ruhu. Iyi vitamine E isukura uruhu, waba uyinywa nk'inyunganiramirire cyangwa se uyisigamo nk'amavuta. Ifasha gukura imyanda mu ruhu ndetse no mu mubiri muri rusange. Iyi ntungamubiri ya vitamine E twayikura mu bihe biribwa? Hari byinshi mu biribwa dukoresha buri munsi bibonekamo vitamine E. Muri ibyo twavugamo nka soya, ubunyobwa, pome, imboga rwatsi, ingano, sezame, ibihaza, amafi, amavuta y'ibihwagari, avoka byibura kurya igisate ku munsi, imyembe, kiwi, brokoli, epinari n'ibindi bitandukanye.
wari uzi ko hari inyunganiramirire ya vitamine A hano iwacu? Ese izo ni izihe? Nk'uko tumaze kubibona, iyi vitamine A ni ingenzi ku mubiri wacu. Nubwo twavuze ku bakobwa bashaka ubwiza gusa, ntabwo ari bo bayikeneye bonyine kuko n'ab'igitsina gabo barayikenera cyane. Dushobora kuba turya ibyo twavuze haruguru bibonekamo iyo ntungamubiri, ariko umubiri wacu ntiwuyibonemo cyane. Ubu rero habonetse inyunganiramirire ya vitamine A ikoze 100% mu bimera, ikaba yizewe ku rwego mpuzamahanga kuko ifite ubuziranenge butangwa n'ibigo bikomeye ku isi nka FDA cyangwa se Food and Drug Administration. Ifasha uruhu ndetse n'imisatsi kumera neza ndetse igakora n'ibindi byinshi mu mubiri. Twabibutsa ko iyi nyunganiramirire nta ngaruka igira ku mubiri ku muntu wayikoresheje. Uramutse uyikeneye wazatubwira tukagira ahantu tukurangira aho wayikura. Rero nshuti, murabyumva yuko iyo vitamine A ifasha muri byinshi bitandukanye kuri abakobwa bifuzaga ubwiza ariko bakibaza ibyo bakoresha kugira ngo babone ubwiza bifuza ndetse banagire n'umusatsi mwiza, dore ko ubwiza bw'umukobwa bugaragarira ku musatsi. Nababwira iki rero? Iyi vitamine A twababwiye ibiribwa wayisangamo, ntuzacikwe. Ndizera neza yuko wowe wifuzaga ubwiza ukaba warabuvuze, wahera aho ngaho kugira ngo ugire ubwiza wifuzaga kuri wowe ndetse unagire umusatsi mwiza. Turabakunda cyane. Wowe utarakanda subscribe ikande kugira ngo ibi byiza byinshi ntibikagucike. Nk'umuntu ugiye kureba iyi nkuru, ndabizi neza ubagiye kwaka ake usenge afite isura nziza, usanga afite ubwiza butangaje, usanga afite umusatsi mwiza utangaje. Abantu benshi bajya bamugeraho bamubaza amavuta yisiga, nyamara yarabitewe nuko akurikira iyi channel, nyamara yarabitewe nuko yakanze subscribe kuri iyi channel. Nawe rero utarayikanda yikande kugira ngo utazacikanwa n'ibindi byinshi bitandukanye harimo nk'ibi ngibi tumaze kubagezaho. Cyawu Imana ibarinde kandi mukomeze kwibuka abacu bazize Jenoside, mwibuka mwiyubaka. Imana ibarinde.